uriya mutipe we w'amafaranga afite icyo ari gushaka kugeraho abantu batamenye kandi nta kintu umuntu akora kitarimo inyungu. Uri kumva neza? Njyewe amakuru nakiriye amakuru. Umukobwa mu gihe cyatambutse yigeze gukuramo akantu mu ibere nawe barakorana. Amushyira hagati ya Claude na Gerard. Nohera ati rwose umugore yaransindishije. Ikigaragara wizera Imana, ukunda Imana, ndashaka kufasha tugasengera Noheri. Tandoda ni masikaye, Imana irakurengeye. Niyo muvuganye. Niyo ejo bundi ahantu nari nasengeye barabimbwiye. Kandi hari amande kubitse mu rugo. Ayo mande Imana irambwiye ngo yayabonye. So pere mande de sans my grave. No second line. Ndayafite mu ikote. Nayahawe kwa gatatu. Imana yambwiye ngo ufite amande ko. Yeka Imana ivuze. Barayiguze iyo cana maze kwigura Nohera arayijumuza. Amaze kuyijumuza. Basinye contravention. Bahita bahindura. Bano ngo kotara bamusinyishije yitekereje yumva yabahiye. Yumvise yabahiye rero. Erega kankubwira. Noheri n'ukuri suka abantu bamwe batamukunda. Turanamukunda. Tumukunda cyane. Ariko ikintu kiriho kuri we agira kode y'abadayimoni yo kutagirwa inama. Ariko Imana ije kucyura umugeni. Yamwijyane. Nese uravuguruza Imana ngo garura umuntu. Hariyo yamuremye. Imbwisaro iyo umuhinzi ahinze ibigori asarura hashaka. Yahera ku mutwe, yahera hagati, yahera ku kibuno cy'umurima, ahera hashaka hose. Rero Imana niyo mpamvu iza gutwara gahinja akana kakagenda nyina gasigara ari kurera kandi yakabya gashaka. Rero abantu nta muntu reka umuntu watwawe n'Imana, Imana yacyuye umugeni. Imana twarasenzera tubaza ngo ni ukubera iki mukuru ubukwe mugaseka. Ibigwi byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi, watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe. Aha turi kumwe n'amacana agiye atandukanye, ngira ngo aba bagabo ukibabona uhita ukanda subscribe. Yumva kuri mikoro ndiza kare cyangwa se bicyaye ibisanzwe. Hanyuma aha ngaha turi kumwe na Prophete Samson, umukozi w'Imana. Imana ihamagaye muri uyu mwaka. Kugira ngo tubwire abana amagambo y'ururutse dutima kuko Imana araduhamagaye, ntabwo turabakozi Imana, ntabwo turabakozi b'abantu. Yaduhamagaye kera mu kwambe. Imana yabwiye Nehemiya yimubwira ko yamumenye akiri mu nda ya nyina. Yeremiya yego. Rero uyu munsi wa none nanjye yamenye kera ko uyu munsi nzaba ndi kubwira amahanga. Iburyo bwawe turabona undi mutagatifu. Yego Eugene. Mutagatifu Eugene. Ntabwo ndi Prophete. Ni Eugene gusa. Nta kindi kintu ukora mu murimo w'Imana. Ndi umukozi w'Imana. Gusa bisanzwe gusa umukozi w'Imana bisanzwe. Hanyuma Eugene na Prophete Samu uyu munsi tubahurije mu kiganiro. N'ubwa mbere muhuye? N'ubwa mbere duhuye, ariko murabona ko yifuzaga guhura nanjye. Ubwo nta kantu yifuzaga guhura nanjye. Hanyuma Eugene umukozi w'Imana, abantu sinzi wenda niba bakumenyereye cyane hano ku mbuga nkoranyambaga, ariko ngira ngo wenda hari abantu basanzwe bakuzi. Eugene ni muntu ki? Hari abantu basanzwe banzi. Eugene ni umupapa w'umwana umwe ndetse n'umugore umwe. Iyi mihanda nyibamo ariko ntabwo nkunda kujya kuri kamera. Yego, niyo mpamvu batari basanzwe banzi cyane. Usanzwe ubona ibintu bibera hano ku mihanda? Ndabibona n'uyu munsi naje kubera ibintu maze iminsi ndimo mbona. N'uyu mugabo ejo baramutuburi. Oya, Eugene ntabwo asanzwe aza muri social media, ariko abaje noneho biteye agahinda. Uje gukosora? Oya, ntabwo gukosora, ariko mfite kujya inama. Yes. Uje gutanga inama. Kandi ndahera kuyo. Nta kibazo. Ntacyo. Ejo kandi ndashaka kukugira inama. Reka nkubaze. Ejo ugira utya ndi kubona mbona ikiganiro bari kuguha amafaranga. Amadolari yarangaha 20. 50 wibeshye. Oya, amadolari 20. Yari 20 nanjye nari impari. 20. Ni 20. Baracyafite se? Aha. Ako kantu kaha. Icyo kintu rero nicyo bikira. None niboneye ikiganiro cya Pastor Claude ati atazagira umuntu ujya gushaka amafaranga kubera yambonye.
none wowe ayo mafaranga uracyayafite? narayariye. Njyewe rero umuntu wanariza njyewe biriya bintu ndabireba mani, nkabona nk'abakozi b'Imana b'iki gihe, wenda mwebwe mwaratuye muri aba profete muhanurira abantu bose barabazi, ariko hari ikintu nibaza profete, kujya hariya umuntu ukoresha indi myuka, iriya myuka ntabwo ari iy'Imana, akakubwira n'ibintu uvuga, akagushyiramo ibindi bintu bitandukanye n'Imana uzi ikurimo, kuko nawe nzi ko ufite impano, nzi ko uri umuhanuzi, ndakuzi. Kwifata undi muntu akagushyiramo indi myuka, avuga ko nyine amafaranga ndayakeneye, vuga ngo ngize biriya bintu wabikoreye iki? Mu yandi magambo, murakoze cyane ku bantu badukurikiranye, cyangwa aka kanya ntibibaye no kwatura, nta soni mfite zo kwatura, kuko na umugabo wese usabye imbabazi aba ari umugabo. Kandi mu by'ukuri impano y'Imana by'amafaranga atanga ntago ndemera njyewe, nubwo wenda nayafashe nagira ngo ndebe biriya. Ubwo bishatse uvuga ko na n'ubu ntago mwemera njyewe. Kubera icyo utamwemera kandi umva impamvu namwemera rero, wayariye umva impamvu namwemera, ari amafaranga nare ntago mubyumve neza, ntago arayikoze. Ibyo bintu mubyumve sayo kwa shitani, ntago ari iki, ahubwo njyewe nayo nayariye kuko ngomba kuyarya. Ikiriho cyo Imana yaguhaye umugati nubura kuwurya. Kumva neza buri ari amafaranga rero, rega uriya mutipe nawe afite imbaraga kabisa, ariko yashaka imbaraga afite rero nizo kuba umusitari, ntago ari iz'Imana, nizo kugira nyine amenyekane. Ariko mu by'ukuri aho n'uwabona ikiganiro n'uwagira ute, njyewe ntago biriya bintu nyine, ntago ari amafaranga nyine ari uko kumutera itatu. None se nkubaze, uwamukira muri banki y'igihugu yicare bajya abana amafaranga atiriwe bajya kuyazana ahandi? Oya, ntago ari amafaranga rwose atanga. None se Sam, reka nkubaze ko wari uhari ukareba nyine ibintu biri kuberaho, wenda twebwe nk'abantu babireba kuri YouTube, bifite kuba wenda mugeraho mugafunga kamera, amafaranga akayabahereza, mukongera mukabigarura. Wowe kuba bibonye ntabwo nshaka ko tubitindaho cyane, gusa hari amafuti abahanuzi murimo mukora muri iyi minsi, mwarangiza mukaza kuri kamera, turimo turasaba imbabazi, turimo turagira gute, kandi ibyo bintu mukaba mwabikoze n'umundi mubizi munabishaka. Jewe uriya muvandimwe yaje ndi mu kiganiro ndi gukoresha inkuru, ariko komutere nanjye nagira ngo ndebe koko ibyo akora ni ukuri. Ariko mu by'ukuri nshingiye ko idolari ry'ibihumbi 20 rivunzwe ibihumbi hafi 25, rero uyu munsi hano nawe guha ibihumbi 25 mu bantu gutyo, ndatekereza utayanga. Ikindi cya kabiri njye natemeranya n'abantu, umuntu uza kutubwira ko ikuzimu habaho ntahari. Umuntu tubireka kuzimu ni hano ku isi, abantu bajya bakuva mu rujijo, n'abaje kuri kamera batwemeza ngo bagiye mwijuru. Wagiyeyo wowe urahazi? Mwijuru naho ni mwisi. Yego, kuko ikoze imirimo myiza uba uri mwijuru uri kumwe n'Imana. Noheli afite ahantu aganirira yo ko hajyabyo ate, noneho mvuyeyo tipu y'amakunje nyaza. Ya nakuva mwijuru, nakuva mwijuru, wenda ijwi ry'Imana ryamanuka ukarikavugana nawe cyangwa nanjye. Ariko komuteri nta muntu uvuga ngo yagiye mwijuru. None umvise nigeze numva hari umuntu wavuze ngo yahuye na Mariya mwijuru. Witandukira, reka uyu mugabo reka banza avugisha ukuri. Nta nk'urugero Sam, impamvu nagize ngo duhure, mwemera nk'umuntu w'umuhanuzi, hari n'ibyo wampanuriye ndabibona, mbona wenda bimwe na bimwe ari byo. None nk'umuntu ukumenyereye nk'umukozi w'Imana, yarangiza nanone akakubona bari kugutuburira, nawe wigize umutubuzi, kuko ubu tuvugana niwe ugiye gucuma akazabirabira. Ayo mafaranga baguhaye uracyayafite cyangwa behind ya kamera warayasubije? Yari amadolari. Bene umuce kandi uravugisha ukuri, uravugisha ukuri. Ayo mafaranga arahari cyangwa ntahari? Navugisha ukuri. Nariyeho make. Wariyeho make? Nese ndi yagiye. Turagira ngo tuvugishe mu by'ukuri ntabwo ari amafaranga. Umuntu wabonye kuri kamera, njye mfite abantu banje banyemera nkuko na Joshua abantu bamwemera. Nani uriya mutipe ukora amafaranga. Ariko uyu munsi hano niyo mpamvu nakubwije barakubwira ngo bishoboka ni bamujyana muri Beneri yicaremo ahabana amafaranga. Rero ariya mafaranga ntago komuteri niriya ni content bateguye. Ikintu kimenye nyine ngiye turashaka kumenya nyuma yuko aguhariye amafaranga, nyuma yarabwete yansubize. Narayasubije. Nta make yaguhaye? Nyine yamaye handi kuri telefone.
yahise yego yaravunje yita ko yagize ute yayavunje yaguhaye se nuko wayavunjisha oya yaguhaye duke tw'amazi tw'amazi Ubwo ejo nawe kandi amafaranga wariye yabaye amafaranga y'imyuka mibi. oya ntabwo nari kuyareka kuko iby'ukuri ariyo mafaranga erega tubwizanye kuri abantu bave mu rujijo iriya ni content iryoshye none mwebwe urashingira ku cyo uvuga ngo ni content ejo bundi nta mugore yujurije agakapa amafaranga nawe nawe uriya byabaye reka mbanze nkubwire reka mbanze nkubwire ibi bintu mubyumve neza iriya ni content kandi ni content irimo timu y'abantu barenze 5 ari amafaranga bujuje igikapu byageze bureka urupapuro ejo Joshua yazanye mwararubonye sibyo rwazanywe n'umuhungu we bwite none yatumye ikintu runaka ahita icyo kizana umwe baziranye yego ikindi cya kabiri iriya nuze yanyweye iriya nuze avuga ngo ni amaraso y'inkoko ni ve ntabwo ari amaraso njyewe nari kumwe n'umuntu wayinyweye nayo ni ikisindi isa nk'ibindi byose ntabwo ari amaraso y'inkoko ni kote ahubwo uriya mutipe azi akazi imihanda yayijemo ayizi iyi mihanda kuyishoramo amafaranga ahubwo reka nkubwire simbizi uyu munsi wa none cyakora cy'abantu ntibashaka gukira vuba barayoba none se Sam ndagira ngo njyewe ariya nayariye mbizi ndagira ngo nkwibarize kandi mbariza n'abandi bantu badukurikiye ndetse banagukunda sibyo kuri uyu munsi ngewe icyizere nari nkufitiye cyagabanutse kuko niba nkwizera nk'umukozi w'Imana ujya umbwira iby'Imana yagutumye kuri nge nkabyemera noneho narangiza nkakubona urimo bafite imyuka mibi none adayarukana bikora ubizi icyo kintu umvikana ntabwo cy'imyuka mibi ngiye nyemerana nawe wemera ko content ibaho noheri ntabwo uzi ko bamukubise content none se niba noheri barayimukubise none se uriya mutipe ntabwo yaje uriya wundi ejo bundi bafunze niba bamukubise content akaza avuga ngo yashakaga kwamamara ese nimba Joshua nawe ari gushaka kwiyamamarira uyu munsi wa none ni content si ugutangaza amakuru y'ibihuha biriya byose by'uko akora amafaranga n'ibihuha nyine n'ibihuha mu yandi magambo mwibuke ejo hari umuntu wavuze aramubwira ngo ako karakaboro k'umukara yamereje aramubwira ngo kame hano nkarambura kuki se ari njye wagafashe ya ni content no uvuga nawe mubiziranyeho nje ko mutemera ngo tubiziranyeho ngiye yaramamagaye kandi ndabizi neza ari amafaranga ari gutangwa kandi aya mafaranga ntago ari ayikuzimu se nta myuka mibi uri kumva neza none se reka nkubaze kugira ngo uramujama yamamare ni ukuza kuri tere akabeshya abantu yarangiza agafata amafaranga yiwe akohereza agahabana uyibuka Prophet Joshua uramwibuka Joshua watanze amafaranga mu bukwe bwa The Ben ntago mwibuka ariko byabayeho n'abari kuri kamera barabyibuka uriya mutipe yatanze ikintu cyitwa ikofi ntabwo ibinyamakuru mwamwanditseho muramuvuga muranamusobanura neza rero umuntu wese umuntu ashobora kuba umusitari bitewe n'akantu kamubayeho umuntu ashobora no gushaka ubusitari yashoye ibyo ngibyo ntabwo tubirenganyirizwamo kandi nta muntu uri hano ku mihanda uriya mutipe we w'amafaranga afite icyo ari gushaka kugeraho abantu batamenye kandi nta kintu umuntu akora kitarimo inyungu uri kumva neza njyewe amakuru nakiriye amakuru umukobwa mu gihe cyatambutse yigeze gukuramo akantu mu ibere nawe barakorana nawe barakorana rero mbwira abantu nufata n'amafaranga ukayoherereza umukozi w'Imana runaka menya ngo aya mafaranga koko ni ay'umurimo w'Imana cyangwa baranyesukorotse wowe ugatse niba uyu munsi wa none bagiye ariko ngo bajye ubusa ukanyombya yemereye imodoka arayimuha ngo n'inzu ntabwo bishoboka biriya byose nakanyombya tumamagaye mu kiganiro yarayashubije nawe yarashubije amafaranga akumva neza none se ubundi akomeza mufate nk'umukozi w'Imana kandi nkubwiye ko atarayikuzimu amafaranga nariye nawe urayafite ngo yamenye arye umbwire ko ari ayawe none se nyine rero uyu munsi wa none twibwira abantu ngo Joshua ngo ari gutanga amafaranga nandura mutipe ngo ari gutanga amafaranga ntabwo ari amafaranga y'ikuzimu ahubwo ari amafaranga nayo kugira ngo nyine yiyamamare mana umuntu yashora mu ijana ejo abantu bakamwandika ibinyamakuru mukamuhiga kandi uko mumuhiga ejo aba afite ahantu azungukira cyane tujye tubwizanye kuri rero reka icyo ngicyo wenda tukireke tuganire kuri iki kintu muri iyi minsi abakozi b'Imana cyane cyane mwirirwa kuri aya makamera murimo murajajwa ko nabivuga urugero reba nka uriya muvandimwe wawe Prophet Noheli sibyo arifashe amaudio yiwe bayashyize hanze agize gute nka benura abagore 5 ngagira ute ngo bari mu biterane
ejo arangije abagabo bamushyira hagati uhita unambwira nawe niba atari prank amushyira hagati ya Claude na Gerard Noheli ati rwose umugore yaransindishije ikigaragara wizera Imana ukunda Imana bashaka kufasha tugasengera Noheli ikigaragara Noheli amaze nk'umuntu nawe muri we harimo akantu kasose ubwenge bumeze nk'ubwasose ibintu akoreshwa afite izindi mbaraga nubwo atazi ko zimukoreramo iyo mu yandi magambo ndabyemera ko umukozi w'Imana yagwa kuko biravuga ngo naho umuntu wanjye yagwa azongera abyirute abyuka ariko si uyu munsi wa none biravuga ngo nubura ubwenge nzakureka none uyu munsi wa none ko harimo amavideo twagiye tubona turetse bimwe byo mu kabere bya kera abo yagiye yoherereza igitsina runaka ibyo bintu we wose umwuka barakuroza ibyo bintu ubwo nayo ngayo yaraje asohoka ibyo si byose nuko bidahari ibyo nabyo birahari uri kumva neza njyewe icyo mvuga none aha ngaha ndashaka kuza gupfukama tugasengera Noheli tumwaturaho kukira tumwaturaho kugira neza kw'Imana uri kumva neza reka nkubaze ariko John yaramusengeye ikibazo mfite aracyakeneye inkunga y'amasengesho turayamuha dore ikibazo mfite kuri muvandimwe wanyu ni inshuti yanyu wenda mujye mugira inama sinzi inshuti nawe ngewe yego kuko ngiye ndi inshuti nawe namushaka nkamugira inama behind ya kamera kubera ntaziranye nawe niyo mpamvu ntabwo ubucuti bwanyu Noheli ikintu ari gukora kibi ari kwica ejo heza nyine reka nkubaze ikibazo niba umuntu agiye hariya kuri kamera akavuga ati ngewe banyarwanda mwanyumvise ndababwiza ukuri ko ziriya nkuru ari iz'ibihuha natangaje cya kabiri ati nananywe yishinjije icyaha diregiti noneho kuri kamera isi yose uri kumva ibireba icya mbere yihamagariye RIB nk'uko abyaramwe muze mu ndebe natangaje ibintu by'ibihuha sibyo arabizi neza n'amakosa yakoze ko ubwo yarivugiye ngo RIB iri kumumiga sibyo uyu musore koko kamwe mukora n'umurimo w'Imana cyangwa se muvuge namwe niba ari amaplanka mubamo y'ubuprofeti igihe kizagera mukatubwiza ukuri yego njyewe ikintu umwanzuro numva cyangwa se ikintu njyewe ndi gukora muri iki gihe ni ukubwiriza ubutumwa bwiza niyo content yanjye mfite nkavajya muri Bibiliya nkavabura nkajya mu gitabo cy'indirimbo navamo nkajya mu gatabo k'umugenzi navamo ngatanga ubuhamya bw'ibyambayeho nkazana n'abandi bantu barushye bagatanga ubuhamya ariko igihe cyo kugira ngo umuntu ategure prank wo kuza gusebya umuntu njyewe nari ndi mu kiganiro nari ndi ahantu mu nama y'abantu twari kumwe cyemamagarwa n'umunyamakuru umwe wa YouTube ari abahanuzi bicaye ahantu bamaze guhaga bagejeje aha bankoraho inkuru baravuga batangira uburyo bansenyera avuga ngo ni umuhanuzi ngo uvuye ngiriya ngo Uganda ngo ku musozi gusenga ngo Imana inzana impuningije kunyica hamwe niko sha Imana ko mvugana nayo ubu ngiye yambuze kugira ngo Imana bashe kuvugana nayo uwo munyamakuru umumita mukupa yo mu yandi magambo urwo rugamba ndabizi n'umuntu wabikoze yaje kunshaka akagugu araza nsaba imbabazi anyicaza narangura ambwira ngo mbabarira twatega umugambi wo kukwanika kujya tugusebye rero mu yandi magambo iyi mihanda irimo ubugambanyi iyi mihanda irimo ubugome iyi mihanda irimo abantu mu yandi magambo abantu babaye nk'inyamaswa rero ikintu nabwira abantu kandi enedrome ikintu ndi kubwira abantu kubabwira ngo abantu bwabo nibafata igihe cya mbere cyo kwisengera bisengere iyi Imana ikora yaciye mu bahanuzi igakora itane baciyemo abantu bave mu rujijo abantu bave enedrome Eliya niwe wavuze ngo rikomera avuga ngo tujye ku musozi Karumeli iyi Imana ukesha umuriro iyo niyo Mana tuzakorera rero abantu bose bave mu matiku bave mu magambo cyakora n'abantu badukurikirana bakunda amatiku inkuru nziza n'ijambo ryiza ntago babireba uyu munsi ari ikintu ngewe nibaza mu by'ukuri abanyamakuru benshi cyangwa se abakozi b'Imana benshi bari no gukora inkuru bakunda gukora inkuru bashakisha cyane ikintu cyasebya izina ry'Imana izina ry'Uwiteka reka tubivuge gutyo yego kuko n'ubusanzwe usanga bavuga ngo turi kuvuga ukuri nyako turi gucukumbura amakuru ya nyayo y'umuntu runaka n'urugero ese koko aya makuru baba bacukumbura ya nyayo bo baramutse bashakisha uburyo bacukumbura yabo bamenya none se ndashaka kubaza Jene ubu uri Nyamibwa Imana ikunyuze mu kayunguruzo yakuramo icyambere reka mbwire abantu n'umuntu wese uri kubona ikintu kisha abantu aho kugira ngo abantu bafate igihe cyo gusengera umuntu waguye bafata igihe cyo kumuvuga no kumwandagaza ariyo mpamvu mwene data nabikubwiye niba uyu munsi wa none waravuze ngo wambwiye ngo Noheli ngo ntago muziranye ndashaka kuhiga Noheli ndamusengera ariko nawe ushakaga kumuhiga uzamuganiriza umugire inama niba koko Noheli cyambere n'umusore ejo azarongora ejo azajya gusaba umukobwa runaka ahantu runaka ejo azagira
databukwe cyangwa amabukwe. Ese biriya byose Yewe, n'amavideo yose ari gutangaza kandi n'abana be n'umwana azabyara azabireba. hari amakuru mfite yuko Noheli ngo atajya agirwa inama. Aho yaba afite indwara, iyo ni virusi. Noheli ngo ntabwo ajya agirwa inama, ngo niyo umugiriye inama bari kumukora fundraising, bari kumujyana Indera. Hoya ntabwo Noheli yajya Indera, aho kugira ngo ajye Indera ndabanza musengere. Hoya Imana se twizeye yananirwa gukiza yo kujyana muri rehab se. Asiko ko ibyo bintu nibyo. Ariko rero mani nukuri tujye tuvugisha ukuri, tuvugisha ukuri, uyu mutipa afite ikibazo. Ese nanjye ndashaka ko kuyibariza na Noheli nabona iki kiganiro. Nawe ubwe ntago ajya yicana ngo umutima namumubwire ngo aha narengereye. Umuntu w'umuhanuzi, umuntu wumva ijwi ry'Imana, umuprofete muzima. Erega mwana we, reka nkubaze. Kuki Imana dusenga ko ari imwe, kukizika kuganiriza ikabitanganiriza. Ntago abantu bose, ikintu nakubwira nagusezeranya, ntago abantu bose bazabahanuza. Sibyo ikiracyumve. Nta nubwo abantu bose bize bazabona akazi. Nta nubwo abakobwa bose bariho bazapfa barongowe. Imana ifite inzira ishobora kucamo ikagutabara. Imana wewe nka Eugene yaguha akazi keza, ugatunga umuhanuzi, ugatunga pastor, ugatunga mu murimo w'Imana, ukagura ibyuma by'itorero. Ntago abantu bose bazavuga zomene, nta nubwo bazavuga zopaye. Kandi kuvuga zomene ntago ariko kuvuga ko Imana igutuyemo. Iyo ishobora kuba kadi Imana yaguhaye, ariko atari uko ukijijwe. Uri umupagani. Kindi dufite abarokore ubwabo. Dufite abarokore ubwabo. Ikindi dufite abarokora ubwabo basenga Imana bameze nk'abaraguza. Bamwe bavuye kwa Nyabingi, abandi bava kwa Cwekuru guterekera. Baza mu Mana, ukaba wajya mu rugo rw'umuntu ugasanga umuntu wataha utavuze ngo zopa yazomene ngo umanurire ngo ubuse yanyumvishe. Iyi Mana ikora yavuze, igakora itavuze. Abantu nibareke guterekera kwa Mana, abantu bajye ku Mana bizeye. Abantu niyo wasenga impfukamye imbere y'igitanda cyane, nibutse abantu ko Imana itabakanyarira, ahubwo Imana ibera hose icyarimwe. Haleluya. Ku muntu wese ubishaka, no muri tuwarete usenze Imana yakumva. Narese sawa. Numva utangiye kujya mu mavuta, kandi ngenda shaka gucalenjinga. Nawe ari amakuru mfite kugiye kurira indege ugiye. Indege bwo ndayurira. Kuko mu by'ukuri maze igihe kinini mbivuga. Njyewe ntago ninya kuvuga ko nabyaye. Narabyaye koko muteri nago umugore twakomezanyije, kandi nubatse urugo imyaka 9. Urugo nzi cyari cyo rero. Nkuru abantu mu rujuri sinihakana ko nabyaye. Ndi umupapa, nita ku bo nabyaye, mbishyurira amashuri, bararya umugore wanje. Ibyo nta n'umuntu uzigera umubona kuri kamera, kuko mu by'ukuri aza agaciro njyewe namumariye cyangwa amariye urubyaro twabyaranye. Kandi respect yubahwe, kuko kubana kwanjye nawe bitigeze bikunda. Aho kugira ngo twicane, naramubwiye twicare ucu kwawe nanjye ukwanjye kugira twicane. Arambwira ati nta kibazo, ibyo bibayeho. Rero uyu munsi wa none ni ukuri kw'Imana, njyewe ngiye kujya hanze kandi ndavayo ndongora. Oya ubwo nangize ngo ugiye kurongorwa hanze. Ntabwo gibanda amakuru nakiriye nuko ugiye kurongorwa. Ufite gahunda yo gusezera abantu. Bitese mu buhe buryo? Akuzambwire ngwerekeze. Oya kumerekezo zamerekeza. Ugiye kurongorwa. Oya ntabwo nzongeye kurongorwa. Nge nzaba ngiye mwivuga butumwa, nimara kujya mwivuga butumwa, ubundi den ngaruke nyuma yo kugaruka. Nindangiza ngirene nshaka cyangwa iki. Kandi Imana y'amahoro yatekereza yaguhaye, iguhaye, ntabwo igusondeka bango. Iyi Imana irahari. Utabona icyanwa cya kirego cyangwa icyo mugire ngo simbaraga ziko. Imana atugire neza. Ayi dukwe turahaza naho turukugana turahaza. Kadusoza. Mwana setting kugenda. Ngaho nawe tubaze mani. Cyane afite ibyo kutubaza. Okay. Abagamba musobanuro. Aha. Turimutse. Turi kwitara kamera yabuze urumuri. Kiganiro cyaryoye. Tugarutse kwitara. Kamera yanjye iranzira dutemba. Cyafite kamera Imana ni ukuri ndakugira akanyarira na Imana guhe kamera. Imana yiza ni ukuri Imana. Aya twatunuza rya mwatiyo kamera. Oya twadukoreye wapi. Oya ubonye ukuntu bena ndetse. Oya Imana mwazaguze kamera. Oya mu izina rya Yesu mwatiyo kamera tubuza miliyoni 5.
haleluya kandi ndaguhanuriye mu izina rya Yesu aragata dezo manda za minasi kirere grade ahubwo akira uvuze kamera Beni, umva se. akira kamera ndi mu banuzi Eh. wimvangira uretse abanza akira kamera akira abatera nkunga kandi ubu akira mwaka kwa momo wabo tandozo bihagaritse pe tandoda ni masikaya Haleluya. Imana irakurengeye niyo muvuganye niyo kuko koko ejo bundi ahantu nari nasengeye barabimbwiye kandi hari amande kubitse mu rugo ayo mandiko Imana irambwiye ngo yayabonye so pere mande de sans my green no second line tase ndayafite mu ikote nayahawe kuwa gatatu Imana yambwiye ngo ufite amandiko ndayafite yeka Imana ivuze time Zakariya. sign uyu muhungu agiye kurongorwa agiye kugenda ariko umuciyerezo yari kumpanurira ntacyo reka mbwire uyu muvandimwe ntago njyewe nzarongorwa Imana ihe umuntu umurima wo guhingamo agafata wa murima agahita awugurisha kandi bivugwa ko Beni yayibye oya Noheli yarayigurishije inzu umuntu yayigurishije n'amafaranga bamaye ndayizi ahubwo ngiye nabonye igikora niyo n'ibiganiro bya Noheli bica oya barayiguze iyo cana amaze kugura Noheli arayijyumuza amaze kuyijyumuza basinye kontara bahita bahindura ubona ngo kontara bamusinyishije yitekereje yumva yabahiye yumvise yabahiye rero erega akangubwira Noheli ni ukuri suka abantu bamwe batamukunda turanamukunda cyane ariko ikintu kiriho kuri we agira kode y'abadayimoni yo kutagirwa inama hari amakuru mfite ko ngo mutari ku rwego rwe ariyo mpamvu yabaretse njyewe mu kiganiro yihandagaje avuga ngo Samson ngo njyewe ngo ntabwo narongora umugore ngo cyo kurabikwiranye na bajuwayezi ngo yarongora bajuwayezi kandi bajuwayezi Noheli niko yavuze kuri kamera yarongora Joyeux njyewe ngo ni njyewe mberanye na Joyeux ngo ngaberanye ngo nari akuru ngo nawe afite ungabana wangu afite ungabana nawe ntabwo ari we gusa Noheli ikintu twamukosoraho wenda ikiganiro ashobora kuzagikurikirana nagabanye ikintu kijyanye no gusebanya no gusebanya si byiza no gushaka kwinjira iyo umuvuzeho gato ahita ashaka ibintu ari buze guhimbahimba byo kugusebya kugira ngo agusiga umwanda hanyuma wa mwanda namara kugusiga abantu batangire bakwibazaho Noheli rero hari amakuru menshi ingenzi kuri we menshi namenye gusobanukirwa nyuma y'ibintu bimaze guturika menshi namenye uri kumva araza gashya azashya nuko uranajya nkunda ibintu by'amatiku ariko man ni ibintu bikomeye kabisa ni ibintu bikomeye ariko Noheli rwose kireka mbabwire yavuze ko atazagaruka ku macano niyo nama nzima buriya Noheli ikintu twamugiraho inama nafata amezi ageze nka kuriya uyu mu bunyamakuru wakoreragamo hano Vitali akimara guhura biriya bintu byamubayeho isatuza kuri kamera arituriza abatuje ahantu akora n'ibishaka aratuje yego nawe yaratuje n'ibishaka we byarangiye avuze ati imihanda yanyu ndayibasigiye n'ibikoresho ndabitanze ibintu byo kuza guhangana ibikoresho yarabigurishije yego yarabigurishije umunsi ajya kuri kamera bwa nyuma yaravuze ati kamera ndayigurishije yarayigurishije byose yarabigutanze arabati ngiye kuba nuje rero na Noheli mbonye ahari arwaye amaso ntago ari Imana ivuze ni amarangamutima nyamara mani ni ukuri ubwo mwarahuye si muri inshuti ze ndabizi neza ko yarwaye amaso ako ni amakuru ufite ntabwo ari oya ndabizi turamusengera cyangwa abantu bamusure yarwaye y'amaso y'amarundi nta bikaze yagindi ari gutera akari amavuna muheto y'amarundi yo yaturutse rero sinzi aho yavuye ariko hari akantu nsabe yavuze ati abantu bo muri Made in Rwanda nimudukora amaso y'amanyarwanda ayo mahanya y'amarundi nazanjanga kamera njye ushimiye Imana izo ndwara z'abadayimoni ngo amaso ngo ibiki nukuri Imana yaraziturinze no mehe bya covid Imana agiye turinda guzika Imana ikurinda ugahoberana n'umuntu urwaye covid ni wowe n'uyandure ni ukuri Imana irazikurinda aba bantu ibintu byama zakari Imana ikurinda amaso na Imana ikurinda amaso kwa General Yesu ni umwuka w'abadayimoni ndikumva ni umwuka w'abadayimoni jewe mbwira abantu je nago naje kuri imihanda kujya namamare naje ku mihanda kugira mbwira abantu ubutumwa bwiza ikintu kisha abantu Imana idutuma kuza kubwira isi ubutumwa bwiza umuntu w'Imana rero twarangiza tukaza ubwacu twagera ku mihanda tugahita tuba marimbi reka abantu magusubiza aba bantu mwita ko muza kuri YouTube muvuga ubutumwa bwiza ahubwo mumuzanya amatiku meza kubera ko nari nakubona usomye Bibiliya ngenda yisoma
iri he babari reka nk'uwo umwanya waje hano ufite ibage ufite iki yerozane bibiri hano mu kigali niba ujya kuri YouTube ugiye kuvuga ijambo banza mvaka kandi Eugene waje kubakubita hasi rero mvaka kandi oya rega bose babashwajwa tamani Eugene ibyo bibera mu nama tiku gusa mama ureka nyine kirazira ko umuntu ajya hatazi nibishoboka umuntu ajya hanazi uyu munsi dufite ibyanditswe biri muri twe ijambo twararimize Yeremiya 33 haravuze ngo nabaza ndagutabara mwereke biruhije utamenye iryo jambo niryakukura ahantu habi ibyo bintu byo twakwiye kuba turi kuvuga rero none uyu okay abantu nibatera agatebe batera gasonga bagaruta babwira Imana neza kuko iyi Imana irahari amagambo turafite ubuhanuzi turabufite turi gusengera abantu bagasubizwa ababuze urubyaro bakarubona abashaka Imana yavugana n'abana mazikate shimiye Imana kuri izi kamera biravugwa ko amatiku ari gucuruza ari mu bita abakozi b'Imana gusa abakozi b'Imana banyabo bavuga ijambo oya rega uzakurikirana nta views bagira muri gospel naho hazamo ikintu cyitwa showbiz na content zo muri gospel ni n'abatakoraga gospel nizo bari kwikorera kubera babonye amatiku yanyu twebwe bwacu abakozi b'Imana twaraje kujya tuvuge Yesu cyambere turi nyanyagiza tumaze kwenyanyagiza tuyimaze kwishyira hanze ishyari inda gusebanya Eugene biteye ubwoba n'agahinda hamwe ujya mu rugo rw'umuntu ugasenga mukahora muri abakozi b'Imana undi agasubira inyuma muri rwa rwo muhuriyemo agahita hanya agasigara avuga ati Eugene ni umutubuzi nta mwuka Imana umurimo nakugenzwa n'inda yarererere kugira ngo wa muntu musigarane njyewe muhombe ni iryo cyari riri muri twe mu bugambanyi kwicana abantu n'icana gusebanya barasebanya nuko duteye ariko uwo ni umwuka w'abadayimoni wamaze kutwinjira twataye Yesu twamaze guta Yesu tumaze guta Yesu dutora ibitari Yesu uyu munsi wa none twiyambura wa mwambaro mubi umuhanuzi umuprofete nyine cyangwa se umushumba n'abandi bose inzego zose zako yari kintu natanze ejo bundi nabango bibaye ngombwa kereka habaye amahugurwa y'abahanuzi kuko murajwajwa Eugene wenda tugana ku musozo w'ikiganiro munyamakuru nakuno mwazatuvugira rwose hakazabaho igiterane cy'abahanuzi cyo kuvuga wenda ugiye guhita ubundi ninde uba control ninde ubagenga mu gihugu muri iki gihugu cy'u Rwanda urukumva ni uwe muhanuzi wenda bananiye ADPR ubu abahanuzi barananiranye uwe mwemera mu gati uyu muntu niwe tugenderaho niwe cyitegererezo ari cyitegererezo mufite mugenderaho barapingana bose icyambere nitwemerana uyu munsi ndaza navuga ati n'urugero nkunda wenda umushumba Tayisire urumva undi nawe agahita simwemera undi nawe agahita simwemera abahanuzi batemera kandi nabicana ngo n'umuhanuzi nawe niwe abandi wowe uranyemera ndakwemera none se wowe wemera amavuta yawe ndayumva hanyuma dore ikintu gituma abahanuzi batemera ni impamvu yuko buri wese avuga ngo navuganye nayo ngo yambwiye ndayizi nundi nawe ngo yambwiye ndayizi urumva noneho hakaza kubaho icyo bita kuvuguruzanya uriya siyo yavuganye nayo ese ubundi mubaze kankubaze ubundi ubuhanuzi buri mu bice bingahe bintu tunasobanurira abantu ubuhanuzi ba mu bice bingahe nk'abahanuzi ni mu buvuga bwinshi cyane bice bitatu coke ubu buhanuzi rero bushobora kuza mu ijwi wumvise ryo mu matwi Imana ikakubwira ngo bwire Eugene ngo muhaye ngende hano mvu ijambo Imana yambwiye ijwi ry'Imana umva ukuntu Imana yavuganye nanjye ntago ari ukukokera urabizi ko na nyuma ya kamera ndaguhanurira urabizi neza njye Imana yambwiye ngo mbwire ngo iguhaye amafaranga yo kuzafasha imfubyi n'abapfakazi Imana igiye kuguha ikintu cyitwa ifaranga ngo bwanwa bwari bwayaga ugiye kuduseka iminwa n'ihure doma alasi my gande solom kuko Imana igiye kukuzamura ku buryo buri muntu wese azabona dorome ko feva y'Imana yakujeho icyo cyandike gikire muri agenda irasohoye kandi vuba rero ikintu nabwira abantu badukurikiranye dusoza iyi Mana yacu cyangwa se twebwe abahanuzi nituve mu bintu byitwa tusenga Imana nitumara gusenga Imana lezala migraine ubundi twizere narindi gusobanura bwa buhanuzi ijwi ryo mu matwi ndakibutse mu matwi ijambo ryo mu matwi cyangwa iryo ubwirwa mu mutima urkumva ry'Imana cyangwa se ibyo ubona ku gikuta yego ibyo ubona ku gikuta Imana ibyane kane ikaba ijambo ryitwa gutegeka ariko abahanuzi riyo yararimo aravuga ngo niba ndi umuntu w'Imana umuriro uve mu ijuru uzutwika igitambo direkitoma bikaba
ushobora guhagarara muri autorité yo hejuru amavuta yo hejuru ugahanura ugategeka ikintu hanyuma Samu kugukontorora byagorana bitewe no yenda agira ngo Samu yumve kano kantu ambwira uyu muhanuzi reka tugatega amatwi wumve mushakira ahantu hari abarwaye hari bapfuye ndumva vuta ndimo ndumva namuzu ubwo yari ari mu mavuta none se mufite imbaraga zazura umuntu oya umuntu wapfuye reka nkubwire ibyo ngewe hari umukozi Imana umwe wigeze ajya ahantu baramubwira ati ugiye kubyakana se ko wapfuye atazi ureka se birashoboka umuntu reka nkubwire iyi Imana yihaye umuntu ari uwayo yamuhamagaye egare kuzuka nani niyo yazuka kuko Imana yacyuye umugeni wayo ariko ari abazimu bamwibye ushobora kumusengera akagira ute akazuka ariko Imana ije kucyura umugeni yamwijyane nese uravuguruza Imana ngo garura umuntu hariyo yamuremye imwisaro iyo umuhinzi ahinze ibigori asarura hashaka yahera ku mutwe yahera hagati yahera ku kibuno cy'umurima ahera hashaka hose rero Imana niyo mpamvu iza gutwara agahinja akana kakagenda nyina agasigara ari kurera kandi yakabya agashaka rero abantu nta muntu reka umuntu watwawe n'Imana Imana yacyuye umugeni Imana twarasenzera tubaza ngo ni ukubera iki mukora ubukwe mugaseka kamera yanjye yavuze ngo dusoze baza cya kibazo hanyuma ikibazo nari ngiye kubaza Jene nari ngiye kubaza ngo wowe kuje ku mihanda ese uje ku mihanda kubwiza abantu kuri no gusesengura ibyatobamenye kuko hari abantu bari kuza gutoba ibintu ukabyitegereza ukareba iri ku mihanda ukavuga uti nge naza nkabitobanura nkabwiza abantu cyangwa ukabitobanura ukabwiza abantu kuri Kinyarwanda n'iki nkabitobanura cyayo ntago ari ibikubwiye basukura nicyo mbitegeye hanyuma agakora isuku wowe uje gukora isuku cyangwa nibwo bwa nyuma n'ubundi ugarutse ntago ari ubwa nyuma urumva ngiye mba ndebera ibintu ku ruhande ariko ubu ngubu nta kintu uzongera abona ngo ceceka nzajya mpita nk'uko ibyo nabibonye ejo bano uyu mugabo ngomba kubimubwira akamusobanura byibuza wanyuzwe oya nirigonde ririya ntago nanyuzwe yewe hari ikintu kimwe mugomba kumenya nubwo mwavuze ngo uriya muhungu ni umutubuzi n'umutekamitwe ariko ibyo akora arabizi arabitegura kwa nta marigonda ariko harimo imbaraga dore ka nkubwira umva mubwira nta mbaraga zirimo hari ahantu nazo ejo yaropoye ikarita njye utareba ikarita kuba yaraze ikarita ari ukuntu bazifata bakazihuza n'akanga papier kuri kumwe yazihaye ndamuru utareba ureka dusoza ikiganiro uzakurikirana ibiganiro amugo byose yakoze uzasanga harimo imbaraga uzaduhuze niba utazi ngo muzaduhuze mu bimenyetso uzabahuza gukorereho akantu nacyo izo maza zazikoreye dore umva mubwira uyu mugabo arapfukama agasengera Noheli kamuzamuraho isengesho ibyo bintu nabikore dusoze dore kamera yanjye yajyanye napfukama musengera nawe urapfukama ntago njye namusengera uri Mana yacu Mana yera ntago ari ngombwa ko Noheli asara sina ngombwa akajyanwa indera ukuboko kwiza kw'Imana kuri hejuru ye nta nubwo turi kumwishima hejuru ariko Bibiliya hari ijambo yavuze ngo ubwirwa keshe gashinga izo azavunagurika tungu aho kugira ngo avunagurike rero turamwatura kugarukira mu nzira ataratana Mana umuntu w'umugabo ufite ubwanwa ibintu byo kuba yasara ku musozi agatora amashashi abagore niba ari n'umudayimoni baba baramurogiye mu bagore ndamugaruye ndamwishe ndamunize ndakubise hasi kwa jina ondoka kwa general wese ndavuze ngo ukuboko kwiza kw'Imana ni kugere kuri byo kurabagirane Noheli Mana alasi my grade ahantu ya erego ndakumva papa Imana y'amahoro Imana dasine grade ndabyemera ko ari gihe umuntu Imana igimuca ku ngoma ariko ndavuze ngo akakanya Noheli nacibwa ubwo mugaro mu maboko ya Kristo Mwami Yesu arimbutse natwe ubwacu byatubabaza ahubwo ndavuze ngo niyinjire mu rugo rw'Imana mu izina rya Yesu amen. Amen. Reka tubashimire mwese mudukurikirana umunsi ku munsi tuvuge ngo ubuntu bw'Imana bushoboka gukomeza kubana namwe hanyuma mukore cya kindi duhora tubabwira nibafashwa barakora subscribe ubundi umuntu yagukunze ahita akunda my game nkuko Imana yo yagukunze yakuraza nahirara iyo umuntu agukunza guhutira usaba amavuta ubundi arivugira it's okay bye bye.